Uyu ni Byukusenge Murise utuye mu Gatare akagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali, avuga ko ngo nyuma yuko umugore we agiyemo amafaranga ikibina ngo baje kuri iki cyumweru nimugoroba bagashinguzaho urugi rwari ruri ku gipangu cye bakamenagura inzugi ze ndetse n'amabati bagateraho amabuye, amabati agashwanyagurika. Ibi ngibi nibyo yagarukagaho. Amazina yanjye nitwa Byukusenge Murise, ndi umuturage utuye ku Gatare mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo. Ejo bundi nakorewe ihohoterwa, abaturanyi bakubita umugore wanjye bamukuramo inda, ikirego ndagenda ndagitanga kuri RIB baracyakira, bamaze kucyakira ubwo mudamu inda yaviriyemo hariya ku bitaro bya Nyarugenge kuko ni ambulance yamujyanye. Nyuma y'ibyo rero bimaze kuba hari ikibina madamu wanjye yabagamo, abantu baje kwishyuza amafaranga agera ku 130. Mbabwira yuko mfite 50 kubera bitewe n'ibibazo nari maze iminsi mfite, abayobozi bose barabizi. Ubwo barangije kubera ko ikibazo cyari kiri kwa mudugudu na gitifu arabizi, barangije amafaranga ntibayakira arayanga bahita bagenda. Nyuma yaho nibwo ejo haje igitero cy'abantu bagera kuri 70, baraza bahita bajya ku nzu yanjye bayiteragura amabuye, ibirahure barabimenagura, amabati barasatagura, ndahuruza mbita mpamagara komanda. Ndangije kumuhuruza komanda y'Ikarama ahita abwira ndahamagara mudugudu ngaza kore raporo. Mudugudu ahageze raporo yanga kuyikora, aravuga ngo ntiyakora raporo ngo y'ibintu byabaye adahari, ubwo ahita yigendera. Nyuma yo kugenda ku kanya hahise hagaruka abandi bantu bagera babandi nanone bahise bagaruka bazanye amapiki n'amatindo n'ibikoni, bari kuvuga ngo nasohoke ngo tumukatagure, ngo n'ubundi ngiyi nzu ngo yayubatse mu mafaranga yacu. Bahita bafata urugi rwo ku gipangu bararusenya, barangije kurusenya barukuramo bahita barurambika hasi. Ubwo nabonye bikomeye mbita nongera bararujyanye urugi bararutwaye barutwara none ubwo batwaye urugi bashaka kugira ngo batware bamena amazi ari mu kigega ngo n'ikigega bagitware. Niko guhamagara komanda barababwira ati ibintu bari gukora ntago ari byahita nyohereza umunyerondo araza ahageze abonye imbaraga bari gukoresha ukuntu ari nyinshi, abona ntacyo yakora, ahita ko aba ahagarara nk'ari yareba ibyo bari gukora. Ubwo komanda ngo yari yamubwiye ngo nabirebe byose, ngo namara kubireba noneho ngo aze kuza kumubwira ngo uko byari bimeze. Ubwo rero nyuma yaho icyakurikiyeho urugi bamaze kurutwara, njye nari ndi mu gihugu ntabwo nari nemerewe kugera hano kuko ninjye bashakaga kunyicana n'umugore wanjye n'abana. Ubwo nahise ko mu munyerondo arambwira ati ngaho noneho ati ngugenda mu nzu buryamye, ati twebwe turara tugucungiye hariya ku gipangu kuko hadafunze. Ubwo twaryamye bukeye baratubwira ngo RIB iraza kuza ngize kureba ngo kuri teri kuko bari babahamagaye, turabategereza ntibaza, duhamagara mudugudu ngaza dukorera raporo. Mudugudu raporo yanga kuyikora, akajya agenda avuga ngo urugo rwanjye ngo ngiye ngo narananiranye, ngo sinjya nita kuri gahunda z'abayobozi, ngo ngiye ngo ndatukana, ngo umugore wanjye ngo niwe mubi, ngo namwigishije ngo imico mibi. Ndamubwira ati se mudugudu ko nzi ko ntacyo dupfa k'umutekano ngutanga neza, wamfashije ukaza ukandebera ibintu byangiritse hano ko kuri RIB bari kumbwira ngo nimukore raporo nyijyane, ubwo muragira ngo bigende gute? Biranga. Mudugudu no mu gitondo namuhamagaye biranga, komanda nongeye kumuhamagara telefone amafaranga ngiye ntabwo nari nyafiteho, ariko kuko nari maze kuyaha umunyerondo ngo agende agura amayinite ngo ariwe bavugana. Umunyerondo rero bamaze kuvugana ngo aramubwira ngo ari mu nama ngo ningende ngo njye gutanga ikirego. Ndamubwira ati se ndatanga ikirego nta raporo mfite, kandi n'ejo naraje mukambwira ngo ndafite raporo ya mudugudu, ngo ntabwo byakunda, mwambwiye mudugudu akaza akankorera raporo. Mudugudu niko kumuhamagara avuga ngo ibibazo byacu ngo ntabwo ngo yabigarukamo. Ubwo namutekano nawe namuhamagaye naravuga ngo byamurenze, ngo ibintu ngo byajemo gusenya ngo ntabwo ngo bikimureba, kuko abo bantu baje gusenya hano barabigiraga ati ngo cyo dushaka ngo nukumuhombya, ngo nawe ngazaruhe ngashaka uburyo abikora, ngo ntaho ngo najya kurega. Ubwo rero nifuzaga ko mwankorera ubuvugizi, ndaterwa nkabura umuntu ntabara. Abaturage bose baha ku muhanda bose sinzi ibintu babashyizemo, nta n'umwe mvuga neza, bose iyo bambonye ngo ngiye ngo ndi umuntu mubi, ngo sinjya mvugisha abantu, ngo ndatambuka ngo simvuge.
ejo ibintu byabaye hano byari bimeze nk'aho ari iby'ubuterahamwe. Babajije abapangayi babamo hano barabaza ati ese ibyo bintu mwarabibonye? Bagiye kuvuga amudugudu baravuga ati ibyo abapangayi ntabwo turi bubyemere, ati turemera ibyo hanze. Ubwo byarangiye gutyo, n'ubu ngubu bagiye bavuga ngo mu kandi kanya ngo baragaruka ngo baze ngo gusenya ngo n'inzugi zo kuri salo ngo bajyane ibyo bintu. Kandi njyewe nari mfite amafaranga 50,000 yo kubahereza bitewe n'ikibazo nagize kugira ngo mbashe kuba nakishyura iryo deni ryabo. Boro banze kubyumva, bo barimo barazaho bagakurikije ibintu byemewe n'amategeko, ahubwo bo bakaza basenya inzu bateragura amabuye. Ngiye byancanze rwose, ndagira ngo nkorere ubuvugizi kuko nta hantu ndi kujya, aho ndi kujya kurega hose. Noneho komanda nawe ejo yarambwiye ati ngo ngiye ngo ubwo ngarabanza nkafunge iminsi 5 ngo kuko ngiye ngo ndi mu mafuti ngo niko mudugudu yamubwiye. Ubu urumva ngiye wo ndi kurega niwe ndi kuregera, ngiye nabuze aho ndega, nta mutekano mfite. Reba inzu barahita baguye, byancanze n'ubu nta n'ikintu mperuka kurya, kandi ntagaruka ibiryo nabivuze hano mu rugo birahari, ariko nta kintu kiri kumanukamo. Umugore wanjye we ameze nkaho yarwaye pararize, ubwoba bumeze naho kuko twabuze ubuvugizi, nta kintu bari kudufasha. Kugira ngo mudusabire ubwishingizi nibura wenda natwe tube mu mudugudu dutekanye turi umuturage, kuko ibisabwa byose turabikora ko ntako bajya badufasha. Nta kintu badukorera mudugudu ari kugenda duteza abantu ngo twebwe ngo turi abantu babi, ngo umugore wanjye ngo aramusuzugura, ngo yaramubwiye ngo ajye guhamagara ngo abantu bo ku murenge ngo aribo baza gukemura ikibazo, ngo ubwo ngo yabivuyemo, ngo nta raporo ngo yakora. Akagari karabizi, gitifu arabizi, nawe ejo niriwe muhamagara, n'ejo bundi nanamuhamagara byose arambwira ati noneho ati we niba ugiye gutanga ikirego ngo banze utange amazina y'abantu, ariko raporo ya mudugudu twarayibuze yanze kuyidukorera. Nicyo kibazo dufite. Murakoze cyane. Tagira ngo mudusabire ubwishingizi rwose, natwe tubeho dushinganye nk'umuturage wo mu Rwanda, dore kuko barimo baraturenganya. Murakoze. Bamwe mu baturanyi be nabo ibingibi barabihamya. Njye nabibonye nje ndabivuga na mudugudu kugira ngo abyumve, baravuga ati uyu nguyu ntabwo tumwemera. Noneho bajya ku ruhande rumwe, n'ababibonye bose bakajya bavuga ngura ntabwo twamuvugira. Ukuntu byagenze, baraje bakimara kuza bakubita urugi, uyu nguyu yagiye kureba uko bimeze, abaza ngo ni bande, batangira batera amabuye ku mabati ahantu hose, bari banamumenye n'umutwe, batukana ibitutsi by'ibishizi by'isoni. Urugi nimugoroba baje, bakimara kuza nta kindi baje bakora, we yabwiye ati mwambabariye nkaza tukumvikana. Bahita bafata urugi barukuramo, bamaze kurukuramo batera amabuye mu rugo, bamena n'ikirahure. Mu gihe bitera yari ikiganira n'uyu muturage, ibingibi koko byaje kuba impamo, kuko haje itsinda ry'abaturage basanga 70 bitwaje amafuni, ibitiyo ndetse n'amapiki. Nyuma y'uko yatakaga urugi rwo ku gipangu barukuyeho, baraza bashinguzaho urwo kuri salo. Ariko barakorama Ntirushwa Christophe, umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kigali, wayavuze ko uyu muryango ngo wari urimo amafaranga aba baturage, ariyo mpamvu ngo bakoze ibingibi, ngo gusa ibingibi bagomba kubikurikiranwaho, ngo kandi uyu Byukusenge Maurice nawe akaba yakwishyura aba baturage. Nibyo uwo muturage koko yarambuye ikimina, abaha ingwate ya frat. Igihe kigeze rero yabahamagaye ngo abishyura abahe n'ingwate, ntiyabikora, ugamije gushaka kwirengera, ariko bagomba kuba nabo barengereye cyane. Icyo kibazo turagikemura nyine impande zombi zumvikane, ariko ubwo nabo ngabo bakuyeho urugi nabo nyine bagomba kurusubizaho, kuko ntabwo kwihanira ntabwo byemewe kandi hari ubuyobozi. Gusa ubuyobozi bwo buvuga ko abaturage batagomba kugenda bihanira, bakwiye kuzajya bageza ikibazo cyabo mu nzego zikabafasha kugikemura.